nta munsi numwe ndabazi ndabasobanukiwe uko niko kuri nta munsi numwe muzaza ngo muvuge ibyiza umuntu akora ntimuzaza ngo muvuge umusaruro umuntu atanga turi kumwe ndabizi ko nzahura n'imijugujugu nkiyi ndabisubiramo bwa nyuma nzahura n'imijugujugu irenze iyi ariko ndi capable yo kuyikorera mfite umutwe munini nzabyikorera urimo kunyumva nafashe iya mbere namagano ubwo bu YouTube channel kwa guhungeta uyu munsi muri kugita kwa mpungeta ntimuri kunyita ko ngo imiryango nyarwanda ngo abahanzi ndabahungeta ngo ndabinjirira ngo ndabasenya nsenya abahanzi imbere yuko nsenye ama YouTube yibasiraga abahanzi ibyamamare akabyibasira ngatabaza ibyo nkabisenya bikavaho uyu munsi ninjye ugiye gusenya abo namagana ko basenywa ariko basha aho ngaho mvuyeyo ndi gusubiza radio B&B ndashaka ni B&B muze kumva neza cyane this message goes iyi message goes through you kuko ndabizi iyo kuri iyi si utagaragaje ukuri kwawe ikinyoma kirubakwa kikaba ukuri ntabwo ngiye nco kumbura amakuru ari negative gusa never ever ibizigara binabaho ntabwo njye mfata side simfata side icyo nshaka no kubaka umuryango ugendera ku kuri ukava mu kinyoma ubwo buheza ngune gufata abantu bamwe bakabatsikamiriza bamwe bakabafata bakabajugunyamo hasi bakabata ntibashake ko hakumva ko ufite ijambo n'umuntu umwe uyazavugwa ibingibi ntibivugwa urimo kunyumva uretse gato mu kiganiro mwafashe B&B ikintu mbanenzeho mu kiganiro mwafashe mwagiye mufata umwana bita MC Good Girl mukina amajwi ye muvuga ko nta byamamare Amag Black yatangiye ubutumwa icyamamare nka Nessa cyahatangiye ubutumwa agira ibyo avuga nibanyemerera barongera bavuge nibanyemerera barongera bavuge nabonye uwo bita Muchoma Muchoma yaje arabivuga mureke korosa Godfather mpaguruka bwa mbere nibyo yavuze nibyo navuze nibyo nanjye navuze Nessa nibyo navuze tugende gakeya kuri yakubwiye ati nabonye medagenda mbona Benaraje mbona Emaraje nakoze urutonde rw'abahanzi bamaze kujya hanze nagarukiye kuri Mashoma bico jya wari muri ntuza wari muri Kongo nashmeshon inzi byamamare byose byageze muri industry bagiye gushaka ubuzima namaho ni boni urakoze cyane tugaruke gato jewe mba nkukurikira ngende ngaruke kuri iki kintu kimwe ntabwo nshaka kugira ngo murebere Godfather mu mboni ya TikTok muze kubishyira muri aya makoini nubwo ariyo ntandaro yibi byose byose nzakubiha agaciro nkabasubiza nzaplayinga buri kimwe cyose muzamenya imvano yibi bintu n'abantu bagiye kwihisha inyuma y'ikibazo cya ya mpano muvuze ya mpano ese ko twavuze kuri Sky ko mutavuze kuri Sky kuki mwagiye kwihisha kuri ya mpano ko mutavuze kuri Sky ntabwo ari umuhanzi ko twamushyizeho comment ko mutavuze ko wari gufungishwa Sky ntabwo yaje bakamuvugaho Amag ndabizi ntibaje hano bakamuvugaho ntitwamukozeho ikiganiro we ntabwo ari umuhanzi ko atari mwafashe igihe kizagira abasobanurire imva n'imvano yibi n'impamvu abantu bagiye kwihisha kuri ya mpano Godfather iyo ngiye kuvuga kuri ibi bintu ntabwo ngiye mfata side ndi neutre icyo ni kimwe ikindi cya mbere nababwiye ko ntavuga ku muntu mvuga ku mabi ari gukorwa ibi nka byamagana kandi nzabikora impamvu rero mbivuga ku bantu bafite big profile cyangwa ku bantu bafite audience ni mwe mboni nziza muri mboni zuko urwo rubyiruko muvuga ndi kuyobya bagomba kubareberaho mujye gusubira inyuma ku bantu bose nagiye ntana mu mitwe iyo bakoreshaga izo mvugo narababwiraga ati sigaho ufite abantu bakureba aya masani ngiye uri konona urubyiruko ni ngewe uri gusenya ahanzi kagongana nabo bantu niryari byabaye kangahe ntana mu mitwe nafata ku mavuta twapfa giki ntana mu mitwe n'agasuku twapfa giki munsubize napfa giki nawe fata ku mavuta ari ikibazo nagiraga nawe ba jihadi bankorera live space kuri ntuza kuri X napfa giki nabo
nikinapfaga nabo ibyo mukora ntabwo byo kuvuga ngo mufite ijwi simbyemeye mureke gufata izo platform ngo muzikoreshe musenya aya masaha ni uri gusenya ama YouTube cyane twavugirije induru nangaye kugira ngo afungwe abantu bafite amazina nagonganye nabo babwirandika gukoresha izina ryawe mu kurimbura ubuzima bw'undi muntu ufatiye ko ari icyamamare ni bangahe so umva rero nkababwira ikintu kimwe ikintu kidashoboka ni kimwe nababwiye ko ikintu gishobora guhagarika ngo dufata ni ikintu kimwe gusa nuko ntazaba ntagifite umwuka wo kuvuga urimo kunyumva reka mbabwire ikintu kimwe nimufate ibyapa mwandike mu mihanda it's not gonna change anything nababwiye ko nibiba ngombwa igihe kizagera nzaza nimbona biri ngombwa ariko hari ikindi kintu kimwe fada namaze kurenga gukoreshwa n'amarangamutima kugena kunasubiza umuntu ukoresha amarangamutima no nkuri gihe kuko ngusubiza uko nashatse kugusubiza manje kureba niba ibyo ndi gukora nkareba inyungu zirimo nkareba icyo bigiye gufasha hanyuma nkareba n'ingaruka zavamo nkabona kugusubiza sinza turi kubyumvikana namaze kugira iyo maturity ko ntashobora kuzanga nkoresha amarangamutima kubera umuntu yavuze ngo naje musubize kuko naje gusanga hari icyo byonona no Godfather namaze kuba wa muntu udashobora gupromising umuntu kubera nishimye namaze kuba wa muntu udashobora gusubiza kubera ndakaye oya ibyo namaze kubirenga tugaruke gatoya rero ibyamamare naguhera ku cyamamare cya mbere namaganye ibikorwa byabo bibi nahera kuri Moses turahirwa umunsi yashize ubwambure bwe hanze ari gusambana naravuze ati ibintu ntago bigomba gusakazwa muri society tubyamagane ntago bikwiye Moses arazamuka kuri space habaga amakoyini Moses araza aduhereza viewplay avuga ko bamuhakinze nasubiye inyuma mu bihe turi kujyana nasubiye inyuma mu bihe mugaruke ku ma platform yasenyaga ama platform yibasiraga naraje hano yose nyarambika ndavuga ntabwo bikwiye tubyamagane iki kintu niho abantu bava ariko reka mbabaza ikintu kimwe mwantashima mwe ku buryo aya masaha ngira Godfather ndi igiki kigira influence ivuga ngo wafungishije umuntu reka ahantu nzemera itete yo gufungisha umuntu reka nyemere nimvuga mabi yawe wagize ibyaha bakagufunga nzaba ngufunga tugere gakeya so iyo industry muri kumbwira ndimo gusenya ninde muhanzi nandagaje igihangano cye ninde muhanzi wagiye guperforminga nkamuharabika nta performing ninde muhanzi nanze ko ajya muri studio ninde muhanzi naseruswa here's the thing igihe cyose muvuga ko nsenya abantu ndimbura abantu kuko navuze ku mabi yabo nta munsi numwe Amag the Black muri abantu bavuga nta uzigera ubona avuga ko nafashe umwanya Amag the Black ngo yari hano agasahura indirimbo iyo ndirimbo nkayifata nkayipromotinga ndikwivuga ngira yari hano nta munsi numwe bazavuga ko indirimbo yabushari namaze ibyumweru bibiri nta kindi kintu ncisha no kuri urukuta nta uzigera ubona gende gakeya nta munsi numwe uzigera wumva ko mu kugongana na Bruce Melody nabirambitse hasi ngahamagarira abanyarwanda bose kwitabira ibitaramo natuwa yari afite muri Amerika ko yarateruye idarapo ry'u Rwanda ntago muzigera mubyumva ntago muzigera mwumva ko na promoting igitaramo cya Debeni agiye kujya i Burundi ntago muzabyumva turi kumwe ntabwo muzumva ntabwo nkeneye gushimwa n'imbaga y'abantu turi kumwe ntabwo uzigera wumva aya masaha Amag ndakumva neza ntabwo uzigera wumva abantu baza ngo bakubwire ko ibyumweru byose bishize nahagurutse ngafata umuhanzi Sentore urwe kunyumva ibindi byose nkanihagarika igitaramo cye kagira icyambere avuga nti mureke twitabire umudende ntabwo uzigera ubyumva turi kujyana ntabwo uzigera wumva ariko ibyo biri behind umuhanzi twari dufitanye ikibazo ko Godfather yaduhuje inbox bro nta kintu muzambwira njyewe ntabwo uretse gato ntabwo ibyo wenda ibyo ni biri inbox siko bimeze ariko ntacyo bimbwiye nge ibyo ngibyo ntacyo bimbwiye Amag ntabwo buri muntu wese wenda nari ntanze ingero zibiri hanze
urimo kunyumva eh Amaji biriya bintu byo kuba naza hagufata ntabwo bazigera bavuga ko nafashe Bruce Melody na Debeni nkabahuriza kuri platform kuri X habakoresha ikiganiro bagakora ikiganiro cyo kwamamuzanya kwa Perezida wa Repubulika. Ntabwo uzigera ubyumva na gato. Ntabwo bazigera bakubwira ibiganiro nakoze birenze 3 cyangwa 4. Amaji yarakennye abatabiriza urakoze. Nta yindi ndi mu bantu bahagurutse hano mfata ndapurayinganyura muri process zikenewe zisabwa ndagenda Godfather hostinga umuvugizi wa RIB mumanze mugende murebe topic. Ntabwo umuvugizi wa RIB yahotsinzwe na Godfather, mujye munabitandukanya. Ntabwo ahostinga Godfather yatambukije ubutumwa bwari bukenewe urubyiruko uburyo imbuga nkoranyambaga zikoreshwa. Ntimuzogeye vuga ko na hostinze umuvugizi wa RIB. Nimujya no kureba kuri flyer twakoze, ntabwo nge nigeze ntumira umuvugizi wa RIB. Bakoresheje platform kuko umuvugizi wa RIB yatumiwe na Country Record. Country Record it's a studio, ni radio mu gihugu abantu baba baranga mutanareba. Ntimuzongere kuvuga kuko iyo mufashe izina Godfather mukaryambika umwanda, mwamara kuryambika umwanda mukabonamo kuzana ngo mugacureka bakano ngo natumi umuvugizi wa RIB ngo natumiye urwego, aho ngaho bamushaka gufata urwego mukarwambika umwanda kuko mwamaje gufata platform, mwamaje guha umwanda, mwamaje kwambika amabyi, mwarangiza mukavuga ko iyo platform maze gucafuza ngo yamutumiye. Oya, gutumira urwego bisaba process. Ibi bintu mugomba kubisobanukirwa mukabimenya mu bujiji. Pragma ukagenda ugasaba bakagusubiza. Turi kujyana ndikumvikana Amaji cyangwa network yagiye turi kujyana. Icyo cyaze kuvuga ni iki ahangaha. Nta muntu ngomba gwasta, nta muntu ngomba gwa raporo. Ibi ngibi tubyumvikane. Nta muntu ngomba ubwisobanuro. Radio BNB mucenge nk'umunyamakuru wabo hano, mucenge nk'umunyamakuru, mucenge nk'umunyamakuru. Nuza kureba umuntu wese byabinda abantu batinya kuvuga ati ariko se nditeranya n'uyu. Nje ntabwo Godfather mvuga ku muntu, mvuga ku kibi cyabaye. Turi kumwe? Mvuga ku kibi cyabaye. Buri kantu kose nujya kureba imva n'imvano uzasanga nta kintu kitagira imvano. Turi kujyana? Ngiye kuvuga kuri uyu mwana kaze ngo promoting sha. Kagupromotinge ugende mu gitondo kuri kiganiro no ariko amizina ryo Godfather ayiswa kiraza kurebwa. Of course Amaji tuzi ngo umuntu wabashije kuvana ivata mu kanwa kavuga uraza kuvuga kuri Godfather singo ejo ndeke kuvuga ku wundi muntu wakoze amabi. Aka kana kantanga urugero kuri aka kana kahagurutse akanga kanani kanani katayikuni aka gapeti katayikuni ntikaza garuka kaganda kuri platform yanjye. Ntimubizi kaza hano, ntabwo mubizi kuri cyo ntikazaga. Tayikuni umunsi yagiye mu kabari yasinze, umupolisi ofisiye akamusaba gusohoka akafata telefone akayimushyira mu isura akamufirima akavuga ati ntungange ngiye nk'umuturage mfite uburenganzira bwawe. Akagenda agasuzugurira umupolisi mu kabari, umuyobozi wa polisi, umuvugizi onani officer wa polisi. Ibyo bintu nkimara kubona iyo video ntabwo nigeze nyishyira hanze, barayimpaye. Ibyo bintu bikimara kuba bagashaka kugafunga bamuyoboke bari kumwe nako bagatakamba ntibagafunge. Ibyo bintu nagombaga kubyamagana nkavuga nti musigeho. Ubwo bwamamare bugeze naho musuzugura inzego ni bwamamare ki? Ntabwo bikwiye. Ubwo burenganzira wumva ufite bwo gucyogoranya n'umuvugizi n'umuyobozi uyoboye patru wa polisi ukumva bagasaba imbabazi barakareka. Ibyo bintu narabyamaganye, ibyo birakarya. Ariko ejo nukora ibindi nkabira nabyo nzaza mvuge ngo sigaho. Turagaruka kuri wa muco ngo turi muri industry imwe, ngo turi abantu ngo dukora ibintu bimwe. Fukire umwanda nk'uwo nguwo ejo azamufata mu kubita icupa bagende bafunga amacupa. Nibyo mushaka? Ndababaza ibyo ngibyo nibyo mukeneye? N'urugero naribahaye na buri wese nujya kureba buri muntu wese uzasanga buri muntu wese uhagurutse akavuza induru haba hari akantu kabaye cyangwa ariko nta mushiremo imiyaga. Ese kambabazi ko igihe utarakora ayo mabi ngo nkubwire ngo ntabwo bikwiye kubera ikimandi umuntu mwiza kuri mwebwe ngahinduka umuntu mubi kuri muntu ukoze ikintu akora nkavuga nti sigaho ntabwo ibyo bintu ari byo, ntabwo bikwiye.
nta shusho nziza uri kwereka kubagukurikira kubera ko aribwo mba mubi. Ariko ntabwo naje kuba mwiza kuri mwebwe, ntabwo naje kubashakaho igikundiro. Cyo tubyumvikana, ibyo mu byumve. Reka mbabaze ikintu kimwe, muti ibyamamare birankurikira ngo baba bakeneye audience. Reka nsubize B&B ira radio niba televiziyo. Ntabwo Godfather mfite audience nini, ntabwo mfite audience. Mugende murebe abantu bankurikira. Ese kambabaze uwo muntu usenya ngaterura audience nari mfite kuri X y'abantu aba intellectuel X ni platform ikoreshwa na kubona. Ntabwo naje kwivuga ibigwi byiza nkora, ariko ibyiza zigakurikiza gahunda za leta. Ntabwo uzubyumvira ibyo ngibyo babivuga kandi nsenya ntabwo ibi bintu byoroshye. Aba ntabwo urimo kunyumva, ariko reka mbabwire, I don't give a fuck. Turi kumwe? Sajya barabura. No, ntabwo uzigera wumva bashobora kuza ngo bavuga ariko Godfather mu gihe cyo kwibuka yakoze campaign, kuko umwaka wari washize platform hano baraje bakorera umwanda, baraza baravanga, bayobya urubyiruko, mbegera naho ribitanga warning, bafata abantu nk'abanyakso babaha warning kuko baje bakoresha platform nabi. Umwaka wakurikiye ngakora campaign bikagenda neza 90% tukubahiriza gahunda yo kwibuka. Banesa bakarara amajoro hano turimo kwigisha urubyiruko, abantu baza hano bagasura mu mateka. Ntabwo uzigera ubyumva babivuga, ntabwo bazabivuga. Babivugiye gute? Godfather mvuze kubera TikTok, maze igihe kingana kuri TikTok n'abandi bantu bakoze. Ndabaza, reka mbabaze ikintu kimwe. Intore tuyisenge bajoininze n'ababarira ibyamamare byanyuze kuri platform yanjye. Ba Coach Gael banyuze kuri Twitter bashakaga amakoyine. Ba Bruce Melody baje kuri Twitter bashakaga amakoyine. Ba Melody baje kuri Twitter bashakaga amakoyine. Ba Debeli baje kuri Twitter bashakaga amakoyine, habaga amakoyine. Ndashaka kubabaza, ba Tom Close n'aba hostinze kuri Twitter bashakaga amakoyine. Ba Diplomate baje kuri Twitter bashakaga amakoyine. Bwa mbere Amajide Black hosting hari kuri Twitter washakaga amakoyine. What's wrong with you people? Mufate urutonde rw'ibyamamare na hostinze kuri platform ya Twitter bashakaga amakoyine, bashakaga amafaranga nko mubivuga. Ndabaza ibiganiro byose twakoze na hostinze ibiganiro, ariko bazagenda bapikinge ni ibintu biri negative gusa. Murashaka kugira ngo muri societe ndeke gukaraba, iyo umuntu atakarabye ntanuka, nzaho nta burose mu kanwa singage mu kanwa. Ndababaza, murashaka ngo mbe ndi marayika nkora ibintu byose 100% bigenda ari uko bimeze? Ntabwo ndi marayika, ntabwo ndi kimanuka. Mu byo nkora igihe muzashaka kureba ibibi gusa nibyo muzabona. Turi kumwe? Igihe muzashaka kubona ibintu biri negative gusa nibyo muzabona. Ntabwo nzabasunikira bo kureba n'ibyiza. Rero makorere urutonde, mugende murebe ku mafaya ya Twitter ama YouTuber birikodinga. Umuhanzi Tom Close mu hosting inshuro zingahe? Na mu hosting inshuro zingahe? Ariko ko navuze ko King James yari amafaranga mu diaspora muri Swede, nkabivuga nciye nk'amabere ngiye kuzimya King James. Ibyo King James yakoze yarahemutse, ntabwo yagomba kwiganya umuntu ngo gushinga inganda ry'amafaranga y'umuntu. Aho ngaho naciye nk'amabere, ni mvuga ibyiza, mvuga ibyo kubataka, ni habiki ibintu. Tugaruke gatoya rero, ibyo kuvuga ngo Godfather ngo ndagenda ngo ngasimya ngo ndimo gusenya urubyiruko, ngo ndimo gusenya industry, kuko mwakoze ibi nkavuga ntibyo bintu ntibikuye mu bireke.
niba mudashaka ko mbakebura ku kimwe bwo mu nkebura. So here's the thing, ndabisubiramo nongeye mbasubiriremo, ni mwicare muhame hamwe nabaye kakandi kaje kandi kategetswe kwemerwa. Hello, ndakasa mutwe. Impamvu ni ndabibabwira nongere mbisubiremo. Godfather ndi netre, naje kubaka ntabwo naje gusenya. Ariko kuko uburyo mufata umwanya wo kujya kureba ibyo bibi byose nakoze, muzafate umwanya mugende murebe ibyiza byose nakoze, mubyitegereze mu birebe. Narababwiye uko munzi ko mutazigera muvuga ibyiza nkora, nzabyivugira. Ibyo byiza uko mudashaka kubivuga mugashaka kwereka abanyarwanda bibi kandi abantu bavuga bakoresha izi mbuga ari benshi, nzabyivugira. Ntabwo nari kuba nkora bibi ngo hosting ngo abari nge hosting space. Minister w'urubyiruko niwe wari uhagarariye campaign yo kwamaza president wa Republika, baje kuri platform za Muze Tito nigera n'abahostinze ndabahostinga ndamamaza. Icyo ni kimwe, ndabaha izindi ngero nyinshi cyane. How many authority na hostinze narabatutse, nari ndi kubandagaza, bavugaga ibintu bisenya nabo basenyaga urubyiruko, nabo basenyaga barasenyaga. Mugende muri ama platform n'amafaya nakoze, how many authority na hostinze narubakaga narasenyaga. Ntabwo byo muzigera mubivuga na gato. Mubareke. Ntabwo moderators, ntagira umuntu ubyutinga any comment. Mubareke bisanzure. Icyo nshatse kuvuga ni ikihe rero? Ntabwo njyewe naje ahangaha gucuruza igikundiro, ntabwo nshaka kubikundirizaho. Muzankurikira cyangwa mubyihorere. Ubutumwa nzabutambutsa nabasobanuriye, mugende murebe audience mfite. Ndi mu bantu badafite na ni platform nini, by the way. Even if you don't know, abantu abenshi ntabwo babisobanukiwe. Ntabwo mfite audience nini nkurikira. Icyo mfite ni kimwe, mfite ijwi. Hagira ukuri iyo ndi kugukoresha. Mugende murebe for your information. Kuri TikTok mugende murebe iyi account, mugende murebe iriya account ifite 400, nayifashe ifite 400. They are not my followers. I need just a platform. Ariko platform cyangwa iyo platform ni ikintu kimwe no kuba kizina ukaba ufite audience ikumva ni ikindi. Aya masaha nkuko navuye kuri Twitter ntabwo navuyeyo, nahinduye platform yo kuvugiraho ibi bintu, nkavayo nkaza hano nkazana audience. Ndamutse ngiye no kwindi platform nayijyana kandi uzabireba. Mwakabaye abantu mwafataga nabi igihe navuye kuri Twitter nkaza kuri platform, mwari kuvuga ati uyu muntu afite abantu bamukurikira kandi bamwumva kuko ibyo avuga nta side afata. Niba audience nagaburiraga ibibi mfite ndi umurozi ku buryo nterura audience yo kuri Twitter nyiha ibintu bibi, nkaza kuri TikTok ikankurikira. Abo bantu bakunda kurya ibibi gusa ni bantu ki? Ndababaza. Ariko kuko ari mwa mwahisemo kubabo, ndababwira ko ubwo ngubwo nta kundi ni mu nyakiru, kundi nta handi mwakira, nta nandi mahitamo mufite. Ubu koko mu bintu byose. Okay, rubyiruko n'abantu mu nkurikira, ndabasaba ikintu kimwe. Niba mubona nkora ibintu bibangamiye bibayobya, ndabasaba kumvaho. Giye reka mbibisabire. Ndabasaba kumvaho. Mundeke kabisa. Mumveho. Urimo kunyumva? Kubera ko ibyo bitagenda. Godfather ni mubi, mwangejwe ryanjye ariko mukarikunda. Godfather ni mubi. Godfather arasenya. Godfather. Impamvu nta yindi. Narabasobanuriye. Muzasanga muri comment ibi muri kwandika none aha nibyo mwandikaga igihe nabwiraga igihe ntemeranaga nibyo Bruce Melody, nibyo mu gihe cyasaga za Bruce Melody na ntuza na The Ben, mvuga ko bidakwiye, namagana ibintu bya team. Ntabwo nemerewe ibyakorewe Emmy ku gihe bamugirisha ngo yirukanwe kubite bitewe n'inkuru yari yakoze kuri 55 bagiye mu Burundi.
urimo kunyumva. Emi yarampamagaye aranshimira, bukiye mu gitondo Emi aragenda ajya gukora revenge kwa Bruce Melody, ajya gushaka umugore w'i Bugande, mbona ari ubugome, ndaza namagana na Emi, abakunzi ya Mimerongere baraza baramunyamagana. Ndabizi neza kuko muri societe yacu ugomba gufata side, igihe cyose utazafata side uzabiryozwa. Ibyo ngibyo ndabizi. Aya masaha ndamutse mfashe side nkigira Rwanda nziza, mwese mwacurira. Ibyo mubyibagirwe. Ntabwo nzigira mfata side n'umunsi n'uyu n'umwe, ntabwo nzigira mfata side. Rero abantu bavuga ko nsenya industry, abo ngabo ndababwiye ngo ahangana ndi gusubiza iriya radio niyo ndi gusubiza, nongere inyumve neza cyane, munyumve neza cyane. Impamvu igihe cyose muzareba ibibi umuntu akora, mudashobora kureba ibyiza, of course muzareba ibyo bibi, of course nibyo muzafeedinga abantu. Ariko nkabibutsa ko Godfather ngiye mfite umunwa uruta wanyu mwese, ku buryo nshobora kuza nkavuga n'ibyiza nkora n'abantu bakabimenya bakanabyumva, dore ko nta nibyo ncuruza, nta maramuko mbikeneyemo. Turi kujyana. Niba kugeza aya masaha mubona ko ibyamamare mbigenda mwavuze ngo ngenda mbashaka amakuru ari negative gusa, buriya se niko mubibona? Niba mwashatse kureba inkuru ziri negative mukazibona akaba arizo mushyira imbere ku meza, ubwo nizo, ariko ntabwo arizo nkuru nkora zonyine. Turi kumwe? Nazanye ibyamamare hano ngo kugira ngo babyandagaze. Ibyo ngibyo abahanzi nibo babizi. Ama-G The Black ndashaka kukubaza, igihe umaze hano kuri iyi platform, mbwira umuhanzi waje hano akahasuzugurirwa. Mu nkuru ugera muvuga ati Godfather duhere kuri platform ya TikTok, mumbwire ngo uyu muhanzi yaje hano barahamwandagariza, baramusuzugura, baramwandagaza, none uri gusenya ninde? Wazamutse hano bakamusenyera bakamutukira mu gihe umaze hano kuri iyi platform? Jewe ntawe nzi. Nesa, igihe umaze hano ko uri umuntu, uri umuhanzi mukuru, ministeri irekonesa bakamutumira ukaza inama, you are a big. Kuva wagera hano mbwira umuhanzi cyangwa ikindi cyamamare cyaje hano bakagifata bakacyandagaza bakagitukira hano? Nawe ndabona nta muntu baratukira hano kabisa. Godfather araseye. Ubaye hari utuka ntabwo twaba turi hano. Njye ntabwo wanuka kabiri gatatu ngo nguma hano. Ejo bundi Theo nararangaye bafata Theo ngo bamucunaguze, byagenze Linzi, thank you Linzi. Ndakubaza, nabwiye ngo iki? Naravuze ati Theo sigaho, bareke kukubana amagambo. Theo hano araza hano, abantu baramublessinga, uzana Samusura araza abantu baramublessinga. Hano yamano bavuga yaje hano baramublessinga, hari abantu benshi baje hano. Mr. Chinganzo. So mugiye ku platform yanjye, uburatse gato, mugiye ku platform yanjye, abantu bari kwandika ngo nawe ubwawe baragututse. Nge nta muntu wigeze unuka, ahubwo Godfather yavuze uko atekereza, nanjye mbivuga uko ntekereza kuri yamano. Ndumva nta kibazo kirimo, ako nta muntu uranuka kabisa. Thank you. So abantu tugaruke gato nanagira kuko nababwiye ko ndi gusubiza iyi radio, abandi bo nzafata igihe nimbona biri ngombwa. Nababwiye ntabwo Godfather nkiri wawe ugiye gukoreshwa n'amarangamutima, nimbona biri ngombwa ko ngomba kubasubiza I will do, nimbona bitari ngombwa ndabireka. Turi kujyana. Nimbona bitakiri ngombwa nzabyihorera, ntabwo naje gusanga nazongera gusubiza koreshwa n'amarangamutima. Nimbona biri ngombwa, erega ibi bintu byose hari ibintu byinshi nyuma. Umuntu aragenda haragaterura ikintu pa akagikubita hariya. Icyo nshatse kuvuga ni iki rero? Icyo nshatse kubabwira ni iki? Ntabwo nkeneye kugira ngo abantu bagende hariya. Ndabibutsa ngo Godfather ibi nabivuze kuva ku munsi wa mbere naje kuri Twitter. Bamwe hari umujene barabategura ibihembo bya bahemba aba social media influencers, bahemba ibitangazamakuru, barampamagaye baravuga ati Godfather bitewe n'imirimo yawe turashaka kugira ngo uje muri rushanwa. Ndatekereza ufite abantu kandi by'ukora bimaze kureba, turakurekonesa nk'umu social media influencers wakoze ibintu bifatika. Banyandikiye email kuko nafite iraka email yanjye baga hariya kuri Twitter, nabashubije babwira ngo ntabwo nkeneye igihembo icyo ari cyo cyose, ntabwo ndi muri competition, ntabwo naje hanga nk'umuntu
Liliyoza nguyu hano twari kumwe kuri platform urabyibuka. Ndabahakanira. Ndagije kubahakanira. Ndavuga nti nimusigeho gufata ibyo bihembo mukariganya abantu mugaterura mukagenda mugafata ibihembo kuko bakoraga amanyanga. Ndavuga nti ahubwo kugira ngo mukiri muri iyo mushango wanyu mugwe ko mugiye kumpereza igihembo. Mumanze mukoresha ibyo mukora bibi. Muragenda mukabaza ibiti mugakinjiro, ejo mukagihereza Shadibu, ejo mukagihereza uyu nguyu, mwarangije gukamura amafaranga ngo gutora umu social media influencers, gutora umuntu w'abantu ngo baramutoresha amafaranga 100, mwaje kumweba mukamukajya kumweba igiti mubajije mugakinjiro kidafite n'igiceri cy'icumi kigukurikiye. Mwayo ya mafaranga mu bantu, ibyo bintu birashoboka. Godfather mu gihe kuvuga abantu ndabadukandaho. Mbabare nyumvira iyo nawe niwe mu nteza abantu ngo banazamuye abantu ngo baje gusabiriza. Ese urumva nawe utari kumvanga bagenda bakandaho. Twebwe ngo twarakennye tuza. Twebwe numva twarakennye tugomba gusabiriza rimwe na rimwe. Dusabye kandi tugize amahirwe no platform ikabiyo gusabiriza bikavamo kandi n'ukuri nibo baduhaga amafaranga barayaduhaye n'ukuri ngo ubugade fadari kukurangiza da ubu ngo yandangije ngo yakurangije wazimye. Jewe uretse gato mumbabarire gato. Abantu muri comment. Ese abantu baba bari hano muri comment baba bari hano cyangwa baba bari ahandi. Reka mabazi ikintu kimwe. Abantu muri hano muri comment. Nibyo. Uretse gato. Nibyo nibambwira ibintu nkabona nibyo. Maybe nshobora kuba ntekereza ko nkora ibintu byiza kandi atari byiza. Nibyo nyo by'urubyiruko noreka industry. Niko mubibona. Godfather rekeraho koreka rubanda urubyiruko rwo Godfather rekeraho gushuka urubyiruko rw'u Rwanda urumva urakabije. Godfather urakabije rekeraho urumva kandi nujya gukomeza wandagaza abastari bo mu Rwanda birekeraho. ubu Godfather yanyohereje korora inkoko. Ubu ngubu amaji warandagaye. So ikintu kiriho ni kimwe. Ngiyo ntabwo mfata umwanya ngo nzane abantu nishe mu gakingirizo k'abantu. Oya, never. Ntabwo byo biriho, ntabwo ariko biri ntibizigira binabaho. So listen to me people, munyumve neza cyane. Ikintu nazakora kimwe, ntazareka kubwira abantu, nzababwira umunsi ku wundi. Ntabwo nzareka kubabwira ko nzabona ikibi ngo ndeke kukivuga. Niba mutegereje ibyiza biva mu kanwa kanjye gusa, mukore nze mvuge ibyiza byanyu byitwa gufasha iyo industry, ariko ikibi kibo gipfukiranwe. Oya, hanyuma irindi jambo ritangaje na audience nshaka kugira ngo mwumve bantu muri aha mu nkurikiye. Godfather mfite ubuhe bushobozi bufungisha abantu? Godfather we hari ikintu nshaka kubwira gikomeye. Uvuga ngo amaji arabizi cyane, nanjye ibyo namaze kumenya ndabizi. Akenshi abantu dukurikira kuri social media ni abantu batwarwa n'amarangamutima cyangwa se bagendera mu kigare. Ku buryo umuntu ashobora kuza mu kanya gatavuga ngo Godfather ari koreka showbiz, ejo agahita aza akavuga ngo Godfather niwe muntu wa dangerence bitewe n'impamvu runaka. Ndaguha urugero. Kugira umenye ko abo bantu bagukunda kandi ari amarangamutima bajyana, ntuza umuntu ujya kuri TikTok mu Rwanda agakorerwa tap irenga miliyoni zinindi, uwo muntu ntawe uhari. Kandi abantu batapinga bakoresha intoki zabo, baba batapije intoki zabo. Abo bantu rero ntibaba bakwanga ngo batapinga bagere kuri miliyoni bakwanga, ahubwo abanyarwanda ukuntu duteye ndakugero kuri amaji warabizi cyane. Amaji uri bukaba muri 2014 amaji ubwo Jay Polly bamwimaga guma bagatera amabuye abahanzi utari buvuge. Jay Polly abakije babitaga baswa. Jay Polly ayitwaye Rwanda n'umwe mu bahanzi barimbaga muri Tafugenge. Nyuma y'iminsi runaka Jay Polly bamwita ibandi batangira kuvuga ko nta kintu ashoboye. Urumva nawe rero ibyo biri kukubaho. Nuvanga abanyarwanda niba hari umuntu uje, kuko ni akenshi mbona biri muri kamera zadukurikira, niba hari umuntu aje akavuga ngo uyu muntu MC Liliose ni mubi, bigahabwa muri abantu babiri barabivuga, ariko Liliose nadacika intege nka nyuma y'ukwezi bazagaruka bavuga ngo ayo data uzi ko umuntu yatuyobeje abo nabo abanyarwanda. Reka nkubwire ibi ntabwo ari ubwa mbere bibayeho. Urimo kunyumva?
ntabwo ibingibi kandi reka nze kubwira ikintu kimwe Pionika urimo kumva ikintu kiriho kimwe niba amaradiyo ashobora kugenda hariya ariko muri comment batanze nabo ntekereza ko radio ikintu mwakabaye mukora no kugenda muri comment mutanga nakunze impamvu mvuze kuri radio B&B bafite abanyamakuru bari professional bagerageje bakoze fair play bagerageje bakotarinze ku mpande zose urimo kunyumva icyo nshatse kuvuga ni iki mbashubije kuko nabonye at least mwafashe mwa balansinze mwakoze balance kabisa mwa balansinze inkuru zanyu ndende bikora abanyamwuga cyane bikora abanyamwuga nabonye abanyamakuru ba prenze fair kabisa so iki impamvu ni yingiyi rero tuvuga ngo uzavana ntabwo abantu bakurikira Godfather nobody follows me nta muntu nkurikira nta muntu ukurikira Godfather bakurikira ibyo nkora noneho nagiye kubona mbona abantu baraje hano ngo ni gute ngo mukurikira umuntu mutazi ngo mutabona muri abatinganya abagabo bankurikira mwese murashaka kunsoma iyo mvuze ikinyarwanda mwumva ndi umunyamahanga noneho aho babera agatsibo gatsindwa shabaje banyita umunyamahanga mwanjije imwe ko nabwiye ko ndi umukongomani okay kuva uyu munsi rero okay let me make it clear kuva uyu munsi itangazo Godfather nababwiye ko ndi umukongomani ndi kongomanuye Godfather ndi umunyarwanda 100%. Alo avuka mu Busanza wumva kuva uyu munsi sinkeneye kubona undi muntu uvana ni wongera kunyita umukongomani nzakurega bagufunye kuva uyu munsi nkuko ari nje wabatangarije ko ndi umukongomani kuva uyu munsi itangazo Godfather ndi umunyarwanda 100% bivuze ngo uzongera kunyita umunyamahanga nzajya kukurega ubungu bakakanyu uhindura igihugu kubera yuko bavuze yuko uyobye abandi bana ariko ngomanuye kuba uyoba wazanye guhinduje igihugu direct ariko ngomanuye Nirioza urongera gukoresha iyo mvugo ndakugurukana no sense umva Godfather waruzi ko igiti cyeza ari cyo abantu bateramo amabuye wari ubizi icyo mvuga ni kimwe n'ikingiki rero kandi abantu banyumve munyumve neza cyane listen to me people ntabwo nkeneye ngo mujye kumva ibigwi Godfather ntabwo ngiye nkeneye ko munashima kuko nta byishimo ntabwo nkeneye ko muzana kunshima my friend tubyumvikane kandi Godfather mbabwira igitekerezo wimvugira murabizi ibintu byo nyapfa namwe erega ni iki mu mpora bashaka kugira ngo dusangire ijambo mukamvugiramo nta mukobwa igitekerezo rega watubwiye cyane tugomba kububwira natwe mo gake uretse gato yabifunguza abandi bantu ndi ubona muri comment ngo baragukurikiye da ngo n'umwe wawe munyarwanda nabo baraje okay so twumvikana ikintu kimwe rero nibyo nari kubabwira ni nje wababwiye ko n'umukongomani uyu munsi ndi umunyarwanda urumva ngaho mumbwire ibintu mumbwire aho muhera umuntu uzongera kunyita umukongomani nzajya kukurega iyo discrimination mujye muyireka uri kujyana nzongera kubona umuntu nyita umukongomani sha nje nawe ndi umunyarwanda noneho ahangaha nta parking ihari Mungu wangu so iki kintu nshatse kuvuga ni iki ntabwo ari brag mu nyumve Godfather ibyiza nkora according ngiye nkiyo niteye mo itoroshe nkareba Godfather nkora ibyiza birenze ikosa nakora cyangwa icyo mwitekibe nakora na sense Godfather kore bebe Godfather yarimbuye Godfather ariko se urweretse kamabazi urwo rubyiruko ndaruyobya ruyobya nujyana mu muwe murongo
nduyobyane muzambwira ati Godfather urubyiruko ariko si urubyiruko rw'ibitambambuga bya nuruye muzambwira kuba mugane ni mureke gahunda mukurikira gahunda mureke ibingibi ikibi niki niko kuyobya urubyiruko niko kuyobya urubyiruko mubwira no sense. So the thing is muhame hamwe muzakora ibyiza mbishime mbivugeho muzakora ibibi mbivugeho ibyo nta mahitamo mu bifitemo mutegetswe kubyemera uko nta yandi mujye muri ibyo kuzana turango bakuveho ariko sha ariko mwarigenje koko so muganira na Godfather uzamwibutse yo Godfather ndakumva abantu urimo kumva ngiye kubasaba ikintu kimwe reka mbisabira ikintu kimwe munyemerere mumbarize munankorere mumfashe mundebere uburyo n'abanyobyamwe abantu mumara kubumenya uzi kubwira hanyuma none ndeke kubayobya niba hari ubwo mwabashije kumenya bayobye ite kandi mbona muri commentaire abantu benshi bayobye ngo hari umuntu wabayobeje uyu munsi kuri TikTok urwo rubyiruko rukora umuganda ndabona abantu bose nandi kubayobya njye mfite ibimenyetso simusiga by'ukuntu uyobya urubyiruko Ashaka kugira ngo ubimpe uturaza amajoro turi gusaba gift yego twigishije gusabiriza ariko ugize amahirwe abona umwigisha gusaba sha mwebwe ndumva muba muri kubiseka nk'aho ari ibintu byoroshye ntibizanamo burage mani ibintu nesa Godfather ndamuzi sheri ntago ari bwo nkimumenya impamvu mbiseka ni ukuntu abantu niba baba babuze amahirwe yo kuhicara kagadavuga bati niba yaraje ukakora request ukakubuzabura uba ugomba gusigara uri ugomba kuba dekoka ikibazo cyo kubona batanga bavuze ngo habaye ikibazo cyo kubona batanga inari bakibaza ukuntu nta n'ihene baba ni gute umuntu hano bamuha amadolari 150 ingahe ijoro rimwe wamuzanye wamuhostinze umwana w'u Rwanda akabaraye nta internet wowe ukumva yuko ibintu bizarangira gutyo shakoma wewe koma ngo igiti cyeze nicyo bateraho amabuye amajwe yo uzabwire Godfather story yawe yo gusora album ukayisora hano mu mujyi kuri ya restaurant uzayimubwire ngo byaturutse muri gift mubivuge reka tubyumve nta kibazo aho ibyo tubyorere twari turi mu bindi nesa nk'ubuse nesa twibutse abanyarwanda muri hano ko mwadukandaho turi kuri 0 ikintu kimwe ni iki tutaje kuri TikTok nazongera kukuvugisha gute tuvugishije ngambara mwese uko barambasomera ino comment zose zazamutse ndahari icyo nababwiraga mbere yuko ndikumvikana Godfather ubu ngubu ufite abana mu Kigali musambana ngo mfite somye comment uzi ukuntu abana ngo hano bazamura ngo baba akoye kuki mudashyira mu bwenge man Godfather ugahana tuye abana bose abantu bose bazamuka kuri Nora Yivu comment iravuga ngo izi ndaya uzamura nizo zigushuka kubera ko musambana none se ubuse Godfather kari ikiremba mana ubwo nanjye naba ndi umutinganyi ubwo ngubwo nawe uri umutinganyi abahungu muzamuka muri kugenda abatinganyi mutuvumbura gake akabantu we ko nabonye comment nyinshi hano ziri kubeshya ku nkuru y'uriya muhungu nyikubwirira uravuga iyihe
nabonye hari abantu bari kubeshya ko Yamahano yatashe, ntabwo yatashe, azaburana ejo ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu gitondo. azaburana Araburana mu gitondo ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. tuzabivugaho. Ndi kubona abantu bari kubeshya ngo yatashe, araburana mu gitondo. reka ibyo hano sari ikintu batavuga. Liliose fata umwanya wamamaze mbere yuko twinjira mu zindi gahunda. Ariko reka fata umwanya B&B uretse gato ni B&B radio. Nakunze uburyo mukoramo ikiganiro, yaba uriya mujene, hari umujene we wafashe kote babivuze. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, uburyo bwo gusapotinga iyi industry, uburyo bwo gusapotinga ibyamamare bikorwa mu buryo butandukanye. Abantu babikora mu buryo butandukanye, mujye mugerageza kumva iki kintu mwaka byaramo, bikorwa mu buryo butandukanye. Ndabasobanurira, ntabwo Godfather nzajya kugira ngo kuri kwa Dumba turi kumwe, ariko niba nzanye umuhanzi akaza aha mwaka byaramo, niba mudashobora kurekonesa ni okay, none se okay, nzajya kwisobanura mbwire ibyamamare byose biza hanga cyangwa support ntanga n'uburyo bafashamo mu buryo bwanjye n'uburyo ntangamo support ya biza, none mvuga ati sobanura ukuntu nagufashije. Nibyo mushaka se? Ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Support irenze gufata icyo cyamamare mukareba ngo navuze uko mvuga ibyiza byanyu, urukunyumva uko mbunamuraho abantu bashaka kubahungeta, hagaragaza ibyo bibi, niko nimukora ngo Liliose se we kingo abo bose ni inkoma amashyi zawe sawa, nta kibazo, ariko murakagira izo mbaraga zigira inkoma amashyi. Yego ye, so mugende murebe icyo ndenza aho ngaho mwabantu mwe yaba abantu barahangaha ibyamamare. Ngewe niba nshobora kugira amahirwe ngahuza umuntu ukunda Nessa hano, ngahuza umuntu ukunda Nessa akaza ngaha akamureba akamublessinga cyangwa akavuga ati I can pay, reka mbabaze ikintu kimwe, how many people, nta muntu ntabwo uzigera ubyumva, ariko nkanababazwa no kubona abantu hano bro baza n'abagiye bahabonera umugisha cyangwa n'abagiye babona iyo support bashaka gupfukiranya bagenda bagaceceka ngo dufata ngahinduka ikibi. Ariko se reka mbaze, nzahinduka ikibi mu maso yanyu, ntabwo nzahinduka ikibi imbere y'abantu bose. Bombo clad. So ngaho nimukomeze mugerageze, nzabazonga nka roho mbi. Ndavuga abandi babaheza nguni n'abashaka kutagaragara, ibyiza mudashaka kuvuga nzabyivugira. Turi kumwe, ntabwo mashaka kurata ibintu. Reka mbere yuko Liliose yamamaza, reka babwire ko ibyiza muzapfukiranya nzaza hambivuge, babwire ko Kibasuma afite ibitabo, urimo kunyumva ndabizi biba mubireba, bigakorwa mubireba, ntimushobora kubivuga. Godfather w'ikibi, Godfather uri gusenya urubyiruko, Godfather ushaka kurimura iyi industry. Kibasumba nturi umunyamakuru, nturi umusizi, babarira mbere ko Liliose yamamaza. Godfather njye urubyiruko ndi kurimbura iyi industry. Ngira inama, uri umusizi, uri umuntu ugira, ngira inama nkora iki? blessing nanjye ndebe umwonde shiri. Funga mic yawe uriyo. Go. Ndakumva. Ntekereza ko uburyo wenda bifuza ko bikoramo si ko bikoramo, nta nubwo ari ngombwa ngo ukore mu buryo bwabo cyangwa bo bakore mu buryo bwawe. Ariko nanone ntabwo kugira ngo ufashe umuntu ari uko wakoze nka runaka. Niba mu gihe bari kugaya ibyo ukora, bo bagaragaza ibyo bakora. Ntabwo nzi muri aka kanya ngo ninde twavugaho cyangwa se ninde turi kuvugaho, ariko icyo nzi cyo nuko ababa bazi ibyo ukora n'abazi ukuri kwabyo baba bahari. Ikindi si na ngombwa ko bose bagushima cyangwa bagukunda. Hari abagushimira ibyo ukora banabigukundira, ni nabo bari tayari gusapotinga icyo ukora no gukunda uriwe. Abo bandi si ngombwa, ntabwo umuntu agura urukundo, ntabwo agura igikundiro, never. So ntekereza ko rero ntabwo kugira neza ari ugukompeta. Niyo mpamvu usanga sometimes kuba Kibasumba umuntu atsanze hano kwa Godfather atamukundaga nanjye duhita tuba abanzi. So I don't care. Niba unkundera ko hari umuntu runaka ndwanya,
ibyo ni ibintu bikureba ku giti cyawe uri umuzigo wawe. Ntekereza ko rero iyo umuntu yageze aho afata umwanya wo kuvuga ngo runaka na runaka na runaka ni babi kubera ko bajyana na runaka bavugana na runaka, iyo myumvire iraciriritse, ntabwo yagakwiriye kuba ifite umuntu wo muri iyi generasiyo ya 2026. Siko mbitekereza. So nk'umunyamakuru rero wa mugani wawe, ntekereza ko buri wese agira uburyo bwo akora, abo ufasha n'ibyo ufasha biragaragara, ntabwo bikora wihishe ngo nawe ujya gushuka bucece cyangwa wongorera cyangwa upfurika, ni ibintu ukorera ahagaragara n'ababibona baba bahari. Ibindi rero ntekereza ko nta gikundiro uri kwigura. Yeah. ririyoza mamaza abantu ngaho muze mutanga amakoyini muhereza abo bahanzi baza ubwo uriguze bagiye kugwa gift. Dore baguhaye atanu. Godfather hari Blessing umuntu one. uvuze ngo Thank you so much, hari umuntu Blessing. uvuze Thank ngo you for blessing me. hari umuntu uvuze ngo ntabwo twakuvuga nabi kuko hatumanura wakwamamaje umuntu tukamamaza ufite hose. ikintu kibi cyo kuvuga kuri Godfather tumuhaye mike nazamuka kivuge nta kibazo Amamaza Riyoza natwe twamamaze. tuza Amamaza